Muraho neza, ndabasuhuje nk'uko bisanzwe ni FT Rwanda, ngiye muvugana cyangwa se muri kumva, nkaba nitwa Byavunywe. Hanyuma muri iyi video nabateguriye uburyo ushobora gukoresha icyitwa Google Map, ukaba wayikoresha mu buzima busanzwe, ukaba wayikoresha muri business yawe, ndetse bikaba byatuma business yawe igenda neza, aho byaguhereza amafaranga atari makeya nk'uko turi buze kuba twabireba. Hanyuma rero mbere na mbere ndaza kukwereka ku musozo uburyo ushobora kwadinga business yawe kuri Google Map, hanyuma ku buryo uzajya urangira umuntu uti merereye ahangaha, location yanjye niyi, agahita aba yahita abibona kuri Google Map, ndetse ku buryo bworoshye agahita abona n'aho uherereye, akaza kukugeraho byoroheje. Hanyuma rero si ibyo gusa, ndaza no kukubwira uburyo ushobora kwemerera umuntu akaba yabona location yawe ahantu waba uherereye. Mbese niba ari umuntu uri kurangira, ukaba wamuhereza amerekezo yawe akakugeraho byoroshye mu gihe wamuhaye link. Tudatinze rero ngo ninde mu magambo, ikintu cya mbere uri bukore, uraza kujya kuri Play Store, wandikemo ijambo Google Map. Ngira ngo numara kwandikamo Google Map, baraza kuguhereza application imeze gutya, ifite logo ya location, niyo uri buze kudownloadinga. Niba usanzwe uyifite urareba ko iri update, uyikorera update. Nusanga itari update, uraza kuyikorera update. Ubwo nusanga iri update urayihorera. Hanyuma rero uraza guhita uyifungura, uraza gukanda kuri open, uyifungure. Numara kuyifungura, ngiye kukwereka uburyo noneho uri butangire kuyikoresha, aho ushobora no kumenya ahantu rwose. Wenda ushobora kuba uri mushya muri quartier, ahantu nturahamenya, ariko ukahamenya rwose utaranahagenda, ukamenya ati aha hantu hari restaurant zingana iki, hari hoteli zingana iki, aha hantu hari ibikorwa remezo bimeze bite. Mbese ibi nibyo ngiye kukubwira muri no video, ntuze gucikwa. Bana nanjye, niba uri mushya, nagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge bizajye bigenda bikugeraho ku gihe, hanyuma umenye uburyo wakoresha telefone yawe neza. Byaba bibabaje yuko wayoba kandi ufite telefone yawe na internet, ntago ari byiza cyane yuko hari nk'abantu bakora siporo ariko ugasanga ntago bazi ngo bagenze ibirometero bingahe. Iyi Google Map rero ibyo byose irabikwereka, ishobora kubigufashamo, ikaba yagufasha gukora siporo zawe neza, ukamenya n'ahantu heza ushobora kuzikorera. Hanyuma rero iyo ufunguye application, ni ukuvuga ngo mbere na mbere uhita uhingukira kuri dashboard imeze gutya. Iyo ari ubwa mbere hari utuntu dukeya ugenda wemeza, hanyuma igakora nyine nk'ibisanzwe. Ni ukuvuga ngo ahangaha hejuru tuhafite icyitwa home, guest, categories, n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi scrollinze utambika hirya kugira ngo ugende ubibona. Ahangaha rero ushobora kuba wahifashisha ureba location ushaka kumenya iyo ariyo. Ese nkeneye kuba namenya ati ni hehe nshobora kurira, ni hehe nshobora gufatira icyayi, ni hehe nyine nshobora wenda kuba natanga bakangiriza ibintu byanjye, cyangwa se ni hehe nshobora gukorera imyitozo
nihe nshobora kujya kumvira umuziki, nkaba nareba film bitangoye, nkaba nzi nyine ahantu ndi buyirebere narinze kugenda mbaza. Iyi Google Map yoyo irabikwereka, biba biriho kategori izo arizo zose, ibigendanye na shopping irabikwereka. Rero aba nabo ni abantu baba baragiye babyongeraho. Nawe ubwawe niba ufite business ukaba uri kunyumva aka kanya, ushobora kuba wagira iki, wayongera kuri Google Map ugatangira nawe guhahirwa n'abantu baturutse imihanda igiye itandukanye bakoresheje Google Map. Wowe icyambere nuko uzaba wongeyeho business yawe kuri Google Map, hanyuma n'umuntu akaba azi business yawe uko yitwa ndetse na location. No kuvuga ngo rero iki gice tukivuyeho, iyi Google Map ifite noneho aha hejuru ahanditse search here, ngira ngo ni hano mu nguni rwose. Ahangaha ngira ngo dufite mo search. Ahangaha rero iyo ukanze kuri search ushobora gusacinga agace kose wumva nyine ukeneye kubona ku ikarita. Google yoyo ihita ibikwereka ako kanya mu gihe ufite internet ihagije. Hanyuma rero iyo uje ugakanda ahangaha kuri aka kantu kameze nk'agakaro gafite akantu kajya kumera nk'akagofero gacuritse kareba hasi, iyo uje ukagakandaho ngira ngo ni aka ngaka. Ahangaha rero uhita ubona ibintu bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo harimo uburyo bw'ikarita ushaka kuzajya nyine uyibonamo. Google Map yawe ukeneye yuko izajya ikwereka mu buhe buryo? Ese Google Map yawe ukeneye yuko izajya igaragara mu buryo bw'amafoto? Ukeneye yuko izajya igaragara mu buryo nyine busanzwe bwo gusoma ikarita bisanzwe? Cyangwa ukeneye yuko izajya nyine igaragaza n'ubundi amashusho ariko nyine buri kantu ku kandi? Ni ukuvuga ngo rero ahangaha iyo uhisemo yuko Google Map yawe izajya ikwereka nyine ahantu, ikakwereka n'amashusho yaho, ushobora guhitamo gukoresha satellite. Iyo ukoresheje satellite rero icyo gihe biba bishatse kuvuga yuko Google Map yawe iraza guhita ihinduka. Ngira ngo murabibona uko yari imeze ntago ariko ubu ngubu ikimeze. Ni ukuvuga ngo ahangaha rwose ahantu nshobora kuhabona, nkaba nabona ibiharanga ndetse nkaba nabona n'inzu zihubatse uko ziteye. Urugero, iyo ukeneye guhita ubona location yawe ku buryo bworoshye, uraza ugakanda hano, ukanda ahangaha. Iyo umaze kwakanda ngira ngo urabona bahita baguhereza location yawe, bagahita bakohereza aho uherereye. Ni ukuvuga ngo ugahita umenya mu rugo iwawe ku ikarita, ku buryo nubwo wahita ubibona kuri Google Map ushobora guhita ubimenya byoroshye. Ngira ngo ahangaha kuko turi gukoresha icyitwa satellite, ngira ngo urabona satellite iratwereka amafoto, iratwereka amashusho. Ngira ngo ahangaha ngira ngo urabona yuko niho turi muri aka kanya. Ahangaha hari iyi point, ngira ngo kanyibereke. Aha hari no point, niho merereye muri aka kanya. Rero iyo ukomeze kugenda ukora zoom in, ugakora zoom in, uhita ureba neza rwose aho uherereye. Urabona neza dutuye ku muhanda. Ngira ngo iyi niyo quartier twiberamo. Ngira ngo izi ni izo nyubako zihari. Ngira ngo map yoyo ihita ibikwereka. Mbese muri make Google Map ihita ikwereka nyine location yawe, aho uherereye, imihanda, amazina y'imihanda ukaba wayamenya. Ni ukuvuga ngo ahangaha ushobora kuba wamenya n'amazina y'imihanda, nk'abantu bagura ibintu kuri Amazon cyangwa se za Alibaba, wajya kwishyura bakakubaza address yawe, tanga address, ugasanga ntabwo uzi nyine izina ry'umuhanda. Ngira ngo ahangaha bahita babikwereka neza cyane ukaba wabibona. Hanyuma rero tudatinze ngiye kuvuga ku kandi kantu. Ahangaha urabona aha munsi dufite features zigera
muri eshanu kanze nzibereke. Aha hasi dufite features zigera muri eshanu. Ya mbere ngiyi bayita Explorer, iya kabiri ni Go, iya gatatu ni Save, iya kane Contribute, iya gatanu Update. Duhereye rero kuri Explorer, urabona iyi ngiyi niyo turiho no muri aka kanya. Urabona iratwereka nyine ikarita, uburyo yesitaye, uburyo ikorwamo, ikoreshwamo. Ngira ngo aba bose ni abagiye bongera business zabo kuri Google Map. Nawe ushobora kuza ukaba wayongeraho. Ngira ngo iyi ni satellite turi gukoresha, iragenda itugaragariza ahantu uko hateye. Urabona duturanye n'ibiyaga rwose, ibigo by'amashuri. Ahangaha rero Google Map bikwereka neza. Rero iyo uje hano kuri Go, tuvuye kuri Explorer ukaza kuri Go, ahangaha Google Map ibigiye kukwereka mbese muri make wenda nka location wapininze cyangwa se wasevinze, aho wenda ushobora kuba wakanda kuri start. Hanyuma iyo ukanze kuri start, iyo location wasevinze, Google Map igerageza nyine kugushakiramo inzira yoroshye, wenda niba ari ukuva ku muhanda mutoya ujya ku munini, igahita ikwereka nyine igihe bishobora gufata, ndetse ikaba yakwereka nyine inzira yoroheje cyangwa se inzira ya bugufi ushobora kunyuramo, ndetse n'amasaha nyine bishobora gutwara. Niba uri kugenda n'amaguru ikubwira ati bizatwara amasaha angana iki, niba uri kugenda n'imodoka cyangwa se niba uzagenda n'indege. Ibyo byose Google Map igenda ibikwereka. Tudatinze rero, reka nze wenda mbasobanurire ku kandi kantu. Ndabona network zitari kuza neza, ariko muraba mwihanganyeho gatoya. Hari ibintu by'ingenzi bya nyuma ngiye gusorezaho, harimo kwadinga business yawe kuri Google Map, harimo kumenya noneho kuyoborwa n'iyi Google Map, ikaba nyine yagufasha ntuyobe. Ni ukuvuga ngo rero, niba uri mushya ndagusaba gukora subscribe. Iyi ni FT Rwanda, njye muvugana ni Byanzonze, niwe mwumva muri aka kanya. Ndashimira abantu bamaze kugenda badukurikirana umunsi ku wundi. Muraba agaciro kuri twebwe, kandi tubashimiye tubikuye ku mutima. Tuzakomeza tugende tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye umunsi ku wundi kandi byiza cyane. Ahangaha kuri saved rero niho uzasanga hantu wamaze nyine kwemeza, mbese hahandi uvuga ati aha hantu niho nkunze kujya, niho wenda niho hantu nyine hihariye cyangwa se hibanga, wenda nakeneye yuko n'undi wese yamenya mba ndi, cyangwa se ni hahandi nyine ukeneye kujya, ni hahandi nyine uhora nyine wenda ufite ingendo zaho, ni za ngendo wakoze mu minsi yashize. Byose uzabisanga hano kuri saved nyine. Hanyuma kuri contribute, ngira ngo ni muri za features eshanu ndimo ndasobanura. Iyo urebye hano hasi hari contribute na update. Contribute ni isigaye, update uzasangaho amakuru agiye agezweho n'utundi tuntu tugiye dutandukanye ngiye kuza kugusobanurira. Reka duhere hano kuri update. Iyo uje kuri update, ushobora kuhasanga abantu ukurikira, cyangwa se ahantu ukurikira
ukahasanga amamenyesha agiye atandukanye y'ahantu ukurikira cyangwa se ubutumwa bw'aho ukurikira nyine wenda nk'ibyo batangaje aho hantu, ukaba wabibona kuri notification mu gihe uhafolowinga nyine, cyangwa se akaba ari nk'abacuruzi bacururiza aho hantu following. Hanyuma hano kuri contribute, iyo uhaje uhasanga uburyo noneho ushobora gushyiraho noneho nawe location yawe, ugashyiraho ibicuruzwa nyine waba ucuruza, business yawe nawe ukayadinga kuri Google Map, mbese ugashyiraho n'amafoto y'aho hantu, ibiharanga byose ugafotora ugashyiraho, kugira ngo ba bantu baza bakugana batazagira ikibazo, ukagenda usubiza n'utubazo tumwe na tumwe nyine wenda baba bibaza. Ahangaha hejuru, ahangaha ngira ngo murabona dufite add press, update press, add review, add photo, update load, update. Ni ukuvuga ngo ahangaha hambere iyo ukanze kuri add press, ugakanda kuri add press, hazaza nyine noneho uburyo ushobora kuzuzamo ibiranga nyine aho hantu ushaka gushyiraho imyirondoro, mbese bazakubaza uko hitwa, igice cya business yawe nyine ukeneye kongeraho, ibyo byose bazabikubaza hano. Ngira ngo yes, ngibi baratubwira ati add your business to Google for free. Ahangaha nyine uradingaho business yawe ku buntu, Google Map izajya ibasha kuyigaragaza. Ahangaha rero uraza gutanga nyine amakuru amwe n'amwe yerekeranye nyine aho hantu uherereye, kugira ngo Google Map nyine ibashe kuba yabyerekana, cyangwa se ibigaragarize buri umwe wese ushaka nyine kugira iki, kuza gusura iyo business yawe, cyangwa se niba ari hoteli akamenya nyine ahantu nyine iherereye, niba ari restaurant akamenya aho iherereye, mbese business yose waba ukora akamenya aho iherereye. Noneho ahangaha hambere uruzuzamo izina nyine ry'aho hantu, ahambere uruzuzamo izina ry'aho hantu. Aha kabiri ubwo baranyihanganira hajemo mistake, ndagira ngo tugendane neza step by step. Ni ukuvuga ngo press name required, uruzuzamo izina nyine ry'aho hantu, hanyuma ariho ahangaha address required, uruzuzamo nyine aho hantu uherereye, category required, uruzuzamo nyine ibyo bintu ucuruza cyangwa se serivisi utanga iyo ari. Wenda niba utuye Kimironko, aho hambere uruzuzamo Kimironko. Hanyuma ha kabiri business, niba ari ubucuruzi bw'ibiryo cyangwa se ibyo kunywa, ushobora guhitamo food and drink. Niba ari ibigendanye no guhaha shopping, niba utanga serivisi runaka guhitamo service, cyangwa se waba ufite uburyo bw'amacumbi ndetse na log, ushobora guhitamo hotel and lodging. Hanyuma ushobora no guhitamo ibigendanye na education cyangwa se office industry, mu gihe hari ibyo bintu ukora, bizaterwa nyine na kategori yariyo wisangamo. Hanyuma rero ahangaha kuri address required, ushobora gushyiramo nyine address yawe, wenda maybe ugashyiramo Gashora, ngira ngo Gashora Rwanda, Gashore Gatare, Gashora Rwanda, ubwo wenda nibyo wahita ushyiramo bitewe nyine nawe n'ahantu uherereye. Ahangaha rero ukaza locate the with, ahangaha ushyiramo n'ubundi aho iyo business iherereye. Business yawe ni hehe iherereye, niba n'ubundi ari mu gace kamwe ugahita ugashyiraho. Ahangaha kongeraho nyine amakuru agendanye nyine n'iyo business
ushobora kongeraho phone number, amasaha ufungurira cyangwa se website bashobora kugusangaho, amafoto nyine yo kugira ngo bafashe nyine, mbese nyine ayo mafoto azafashe n'abakiriya bawe cyangwa se n'abandi bari bo bose bakeneye kuza aho hantu kuba yabayobora. Ni ukuvuga ngo ibi byose nyine urabona iyo ukanzeho uhita nyine ubibona, amasaha ufungurira, mbese aho bashobora kukubonera, ukongeraho nyine n'amafoto byose. Hanyuma rero iyo umaze kongeraho ibiranga business yawe, uba ushobora noneho kubisevinga, hanyuma Google yoyo ikazajya ibigaragaza mu gihe abantu barimo nyine baragushaka cyangwa se barimo barashakisha. Hanyuma rero ahangaha kuri update place ushobora noneho kwa updatinga ahantu wari washyizeho, wenda niba izina wararihinduye ry'iyo business yawe cyangwa se ry'aho hantu ucururiza, ukaba wabya updatinga. Ahangaha rero ushobora kongeraho bimwe na bimwe kuri ad review, ahangaha ukongeraho amafoto cyangwa se ukapudetinga icyitwa road, umuhanda ukaba wawuhindura nyine bitewe wenda niba n'ahantu warahavuye. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha kuri Go hari utuntu dukeya natasobanuyeho kandi tw'ingenzi. Ni ukuvuga ngo ahangaha kuri Go iyo ukanze kuri start, iyo ukanze kuri start, reka dutegerezeho gato. Ni ukuvuga ngo hari utuntu dukeya nshaka kubasobanuriraho tw'ingenzi mu gihe bitarakunda